tubahaye ikaze mu mwanya w'ijambo. Imana ishimwe. Abimana yakiriye inzira rero bakaba bageze mu nzu y'Imana. Reka turambura amaboko twese duhereze Imana icyubahiro. Iyo turambuye amaboko gutya ni ikimenyetso cyo guha Imana icyubahiro. Imana ishimwe ko igize neza ikaduha uyu mwanya. Ndagira ngo dukoreshe umwanya wacu neza. Masaha dufite tuyakoreshe neza, iminota dufite tuyikoreshe neza kugira ngo tuganire amagambo Imana yateguye ko tuganira yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira. Kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ariko kubayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose. 23 niho dusoreje. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga yemera kutwumvira. Nezira ibice 8 murongo wa 21 kugeza ku murongo wa 23. Ndagira ngo uyu mugoroba utega amatwi, hari ikintu Imana ishaka kuvugana nawe. Hari abantu bamaze iminsi bumva Imana yavugana nabo. Burya hari igihe ugera ukaba ukeneye ko Imana yavugana nawe. Hari ibihe winjiramo ukaba ukeneye ko Imana igira ikintu ivuga. Imana ishimwe. Kandi iyo umuntu Imana ivuganye nawe arabyumva burya, akavuga ngo iyi ni Imana igize ute, iyi ni Imana ivuganye nanjye. Ndagira ngo uyu mugoroba rero hari Imana igiye kuvugana natwe. Sinzi ibintu bimaze iminsi bigucanze, sinzi ibintu bimaze iminsi bituma udasinzira. Urasinzira bwajya gucya ugashiguka ukongera ukabitekerezaho, urajya kurya ukongera ukabitekerezaho. Ariko tega amatwi, hari ibintu Imana ishaka kuvugana nawe. Hari urujijo, hari confusion, hari urujijo Imana ishaka kugukuramo. Twayihaye icyubahiro. Ndumva imbaraga z'Imana zirimo zigendagenda. Hari urujijo Imana ishaka kugukuramo. Hari ibintu Imana ishaka gusobanura kugira ngo bijye ku murongo neza, ubirebeshe amaso, uve mu rujijo, umenye uko usenga, umenye uko ushima, umenye uko uririmba, umenye uko ushima. Hari abantu batari kumenya ukuntu basenga muri iyi minsi. Hari abantu bari kwibaza ngo nyasenge nte. Hari abantu bari kubaza ngo nyishakire he. Hari abantu bari kubaza ngo noneho se nsengane nande. Ariko uyu mugoroba turizingaye tariki 17. Hari Imana igiye kuvugana n'ubuzima bwawe. Hari ibintu Imana ishaka kuvuga. Tuzamurire data icyubahiro. Hari ibintu Imana ishaka. Aya magambo dusomye araza kudufasha mu bintu Imana ishaka kuganira natwe. Ariko nabuze umutwe w'amagambo pe, nagoragoje hakaza kimwe hakaza ikindi. Byabanje biraza numva ngo hari imbaraga z'amasengesho, icyo kivaho hakurikiraho kivuga ngo mu masengesho hari byakunda. Ahari mu masengesho ho, nubwo abaganga badafite uko bari kubisobanura, nubwo abavandimwe badafite uko bari kubisobanura, nubwo inshuti zidafite uko ziri kubisobanura, ariko mu masengesho Imana yabisobanura kandi bigasobanuka. Nubwo abantu badafite uko bari kubivuga, ariko njyewe ndimo ndumva ko, kandi ndimo ndabyumva cyane, ndimo ndumva ko mu masengesho Imana yabisobanura. Kandi niko kuri. Imana mu bihe byiza byo gusenga dufite amezi 3, ukwa 4, ukwa 5, ukwa 6. Ejo Nyamata namwereka amakopezi. Ejo Nyamata nabwiye abantu twari kumwe, ndababwira ngo mu bintu uri gusengera by'ibyifuzo ufite, ya liste y'ibintu 50 cyangwa 70 cyangwa 15 uri musengera, nabwiye abantu ngo kuramo, robanuramo, hitamo ibintu dukwiriye gusengera muri aya mezi 3. Bure hari ibintu umuntu asengera
bikaba byazaba no muri 25 siko kuri se. Hari ibintu umuntu asengera niyo bizaba no muri 2027 bikaba ntacyo bitwaye siko kuri se. Ariko hari ibindi bintu umuntu asengera biramutse birenza 2 bikarenga 1 bikarenga umwaka Satani ya muri yemeza 3 rero. Hari ibintu Imana igomba kwinjiramo, hari ibintu Imana igiye kwinjiramo, hari ibintu Imana igiye gusobanura, hari ibintu Imana igiye gushyira ku murongo, hari urujijo Imana igiye kugukuramo. Umva uko bimanutse. Ongera usenge, ihangane twongere dusenge. Ndabizi twarasenze ariko ihangane twongere, ihangane twongere, ihangane twongere tuyegere, ihangane twongere tubane nayo, ihangane twongere tuyishake mu mbaraga zawe uko ushobojwe, ihangane twongere tuyishake. Hari ibintu Imana igiye gushyira ku murongo. Ni kera sugira ngo uku kwa 4 uku kwa 5 uku kwa 6 ihangane garuka ku gicaniro wigenda, oya wigenda ubwo sujyanye iki? Nicyo uzabwira se, nicyo uzabwira babandi bakubonye ugenda? Oya wigenda, oya wigenda, oya wibireka, oya wihagarika, oya bireke, gumamo. Hari ikintu Imana igomba kuguhera mu bihe byo gusenga, kizasobanurira abantu, kizabwira abantu ko wasenze Imana. Imana irambwira ngo mu masengesho ho byakunda, kandi niko kuri, ndabarahiye. Hari ibintu bigiye gukundira mu masengesho, kandi isi yari yavuze ngo byarangiye, n'abantu bari babiciyeho umurongo, n'abantu bari bavuze ngo nta kundi byagenda, n'abantu bari bavuze ngo byakire nta kundi. Iri jambo twasomye ntimuryibagirwe, tugiye kurigarukamo. Hari ibintu bigiye nubwo ariko Mana ndaje mbereke kuntu amasengesho ari ikintu giteye ubwoba gikomeye. Nubwo abantu bavuga ngo bizarangiye, nubwo twavuga ngo bisa n'ibitagishobotse, ariko reka mbabwize ukuri, hari ibintu Imana igiye gukorera mu masengesho, abantu bakazavuga ngo ibi bintu ni Imana. Abazi byawe, abazi raporo zawe, abazi byakuvuzweho, ababizi bagiye gutangazwa n'ibintu Imana igiye gukorera mu bihe byo gusenga. Nigeze kubwira abantu ndavuga ngo reka ntabwo duhakana ko ibintu byabaye, niko kuri. Ntiduhakana ibyo ecography yerekanye, ntiduhakana ibyo radio yerekanye, ntiduhakana ibyo ama x-ray n'andi ma appareil yerekanye, ntitunahakana ibyatubayeho. Ariko dufite Imana igifata ibintu byari hasi ikabizamura ikabishyira hejuru, maze ibyari hejuru ikabimanura ikabicisha bugufi. Ntabwo tubihakanye, ntabwo duhakanye ibiri kugaragara, ntabwo duhakanye ibyavuzwe, ariko dufite Imana igivuguruza ibintu ikongera ikabivuguruza, abantu babyitegereza bakabaza ngo nibyo cyangwa sibyo. Tuyizamurira icyubahiro. Ndumva nejejwe no kuyivuga muri uyu mugoroba, ndumva nejejwe no kuvuga imbaraga zo gusenga, ndumva nejejwe no kuvuga imbaraga zo kubana n'Imana, ndumva nejejwe no kubwira abantu ngo nimugaruke dusenge. Ndusenge wongera usenge, utandukanye gusenga kwawe, kuko mu masengesho zatangira nyinshi zipfe ku bwawe. Mubyeyi ndusenge wongera usenge, alizala kitaye belizalaisi, ndusenge wongera usenge, ndusenge wongera usenge. Twagize guca ndusenge wongera usenge, kandi uvije umva wimira amajwi yose. Hallelujah, hallelujah. Uhore witoza gukira, wimira amajwi yose uri kumva. Uhore witoza wimira amajwi yose, wimira amagambo yose uri kumva.
tanga ingabo nyinshi zive ku bwawe genda usenge wongere ndashimye ma genda usenge genda usenge genda usenge genda usenge ubwoba nibushire genda usenge amen niki kiguteye ubwoba genda usenge kandi wongere usenge n'ayahe makuru yagucanganyikishije n'ayahe maraporo yagucanze n'ibiki byavutse genda usenge kandi wongere usenge n'ibiki utari kumva n'ibiki byavutse genda usenge wongere usenge va mu buriri tujye gusenga Imana genda usenge wongere usenge va kwiruka mu bantu tujye gusenga Imana hallelujah va mu marira tujye gusenga Imana wiheranwa n'agahinda tujye gusenga Imana satani yiguhinahinira mu buriri mu isi byanze mu bantu byanze mu bakomeye byanze mu bafite imbaraga byanze mu bamenyi byanze hejuru y'abami hejuru y'abatambyi hejuru y'abakomeye hejuru haracyari Imana ifite ijambo hallelujah 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 haracyari Imana yavuga ijambo ariko harababyize ngo tuzamure Imana icyubahiro haracyari Imana yavuga ijambo nifite ijambo rya nyuma kuri njye ngwino tujye gusenga satani yigutera ubwoba dufite Imana igira ibintu ikorera mu masengesho bidakorerwa mu isi ariko mu ijuru bakabikora hallelujah hallelujah ndafashijwe umva ukuntu Daniyeli yabwiye uwitwa Ariyoki inzozi zananiranye ibintu byose byananiye abakonikoni ibintu byananiye abacunyi mu isi byanze Daniyeli abwira umutwaro umwami yegamira aramubwira ngo mbere yo kutwica duha ijoro rimwe ngo barara ku gikumba basenga Imana babwira Imana ngo ntiwemere ko bakiranutse barimbiranwa n'abakiranirwa iramubwira ngo kandi ugira ikintu ukora bimenyekane ngo baje mu gitondo bamubaje ngo gahunda iteye ite arababwira ngo ibyo umwami yabazaga mu isi nta wabisobanura arabwira ngo ariko mu ijuru dufite Imana isobanura ibidasobanutse ngwino tujye gusenga ngwino dusenge ngwino twongere dusenge kandi ntabwo tuzava imbere y'Imana amaramasa ngwino dusenga Imana ngwino dushaka Imana ngwino dushaka Imana mu buryo bwose bwo gusenga kandi ntabwo tuzayiva imbere amaramasa amagambo twasomye ya Ezira ni igihe bavaga mu bunyage bagarutse batashye Yerusalemu murabizi ko baje mu bikundi buri gikundi cyabaga gifite umuhanuzi ukiyoboye iki gikundi cyari kiyobowe n'umugabo witwa Ezira Imana ishimwe cyane bari baragiyeyo mu gihe cyane Nebukadinezari ubwo bageraga i Kanani bakananira Imana bakagomera Imana ngo Imana ikabahanisha ko batanga mu maboko yande ya Nebukadinezari ngo bagerayo barakubitika bagerayo bamererwa nabi Imana irababwira ngo mwihangane mwihaniriyo kugeza igihe navuze kizasohora ngo barasenga barataka ibatuma kuri Yeremiya niho musanga amagambo ari muri Yeremiya 29:11 avuga ngo erega nzi ibyo nibwira yarababwiye ngo imyaka 70 nishira nzabagarura Imana nihimbazwe sibyo nshaka gutindamo ku gihe cy'umwami Kuro niyo mpamvu mujya mwumva Yesaya 45 ivuga ku mugabo witwa Kuro Imana irimo imushimira imubwira ngo nzakujya imbere niwe muntu Imana yakoresheje kugira ngo Abisirayeli batahe Ezira batashye ku gihe cya Kuro Imana ishima bagiye gutaha igihe cy'Imana cyageze haleluya benda gutaha ariko hari abantu turi busenge hari abantu umva twasenga muri iki gihe Imana ikagira ikintu ikora umva nkubwire iwanyu ku rusengero batateranye terana
amateraniro adahari shaka kuntu ushaka Imana. Uva nkubwire muri aya mezi uko ari atatu arabona turi kumwe muri aya mezi atatu. Hari abantu bafite ibyifuzo twumva muri aya mezi atatu Imana yagira ibyiritura, yagira ibyisenya, yagira ibyubaka, yagira ibyigarura, yagira ibyirema, yagira ibyo. Aya mezi atatu arabona tujye gusengana n'Imana mu buryo bwose bwo gusenga. Reka mabwiza ukuri tuzashimana Imana ibintu Imana igiye. Umuntu wese uzegera Imana nta kintu hazabura n'Imana. Imana ihimbazwe. Ku gihe cya Kuro rero barimo bagaruka erega tujya wenda navuga byinshi mukaya tujye gusenga. Ni itangazo narinzanye rivuga ngo mu masengesho ho byakunda. Mu masengesho ho byagira bite? Wikwiriye gusakuza isengere, wikwiriye gumeneka umutwe isengere, wikwiriye kujya kure isengere. Isengesho rizagenda rikuvuganire, isengesho rizagenda rikuburanire, isengesho rizagenda ritunganye. Imana ishimwe. Bagiye gutaha rero Ezira arazabwira Kuro, amusaba appointment, barabonana. Arambwira ati Kuro nyakubahwa, igihe Imana yavuze cyacu cyo gutaha cyageze, none rero tureke dutahe. Kuro nawe ngarabemerera, arabwira ngo rero kambaho ingabo zizabajya imbere kugira ngo mu nzira zizagende zibatsindira iki abansi banyu. Ezira aramubwira ngo iby'ingabo byihorere, twaba twisha ibintu by'Imana. Aravuga ngo ingabo zireke ukuboko kwiza k'Uwiteka, nibyo twasomye, kuzaba kuri kumwe natwe kandi kuzatujyana kutugeze i Yerusalemu amahoro. Ngo Kuro arabasezerera, aravuga ngo nimugende iki, mugende amahoro. Bageze mu nzira ku kagezi kitwa Ahava, bahasanga ikintu gitangaje. Birashoboka kuri ku kagezi kitwa Ahava. Ahava yaba uburwayi, Ahava yaba krize, Ahava yaba ikigeragezo, Ahava yawe sinyizi. Nanjye mfite Ahava yanjye, ariko muri aya mezi uko ari atatu Ahava turayambuka mu izina rya Yesu. Turayambuka mu kwizera, turayambuka mu mbaraga zo gusenga, ariko turayambuka bya. Hari abantu bizeye ko turi bwambuke uko byagenda kose, yaba Ahava y'uburwayi, yaba Ahava y'ubukene, yaba Ahava y'ikigeragezo cyiwowe mu rugo, sinzi Ahava ufite, ariko mu bihe byiza byo gusenga Ahava abantu bajya bayambuka amahoro. Mwumva ikibazo bahasanze. Bageze ku kagezi bahasanga inzira eshatu. Hari inzira yaha, hakaba inzira yaha, hakaba inzira yaha. Babura aho baca, kuko aho bari kunyura bari gusanga abanzi babo mu nzira bakabica bakabamara. Babura aho kunyura. Mwumve rero, ni hahandi tujya dukura indirimbo ivuga ngo maze abanyabwoba n'abatizera bagatera umusaraba umugongo. Ngo bakira Ahava, abaturage kubera uburakari bashaka kwica Ezira, bamuteye amabuye ngo bamwicire ku gasozi. Amen. Bashaka kumwica, kumutera amabuye bakamwica, bashaka kumwica pe ku gasozi. Byarangiye arababwira ngo mbere yo kunyica mureke dufate iminsi 3 dusenga Imana, tuyiyoboza inzira idutunganiye. Nyuma y'iminsi 3 Imana izaduha igisubizo. Uva imbaraga zo gusenga. Barimo barasengera ahantu batazi inzira nimwe. Niki kinaniye Imana? Nta kintu na kimwe kinaniye Imana kereka ikitariho, ariko ikiriho cyose Imana igifiteho uburenganzira. Bagabo ngo barapfukama basenga Imana. Imana ishi. Niyo mpamvu Imana abantu bose bagendaga yabashyiraga imbere umuhanuzi kugira ngo ajye abafasha kumva ijwi ry'Imana, batazayobagurika bagatakara bakazimira. Niyo mpamvu Imana ishyiraho abantu nyine ikabaha ibyo bibitsanyo bakadufasha kumva amakuru. Je numva navuga ngo twe nitwemera iby'ubuhanuzi nuko ntabyo uzi nyine. Wakwemera ibyo utazi, ariko Imana iravuga ikavugana n'abantu bayo ngo basenga Imana iminsi 3. Ikintu cya mbere bakoze ngo bicishije bugufi. Mvadi baramanuka bajya hasi. Ibyo kwiringira abantu babikura amaso. Reka nkubwire muri aya mezi 3 tumanuke duce bugufi.
kugira ngo tubone ubwiza bw'Imana. Kura amaso ku bantu. Niba ugitegereje abantu, izakureka abantu babanze bananirwe. Niba hari ibindi ukishingikirijeho, izakureka bibanze binanire. Ngo barabanza bicisha bugufi. Kamere yo kwishyira hejuru barabanza bava mu mitima, ngo baca bugufi. Icya kabiri, ngo bambara ibigunira nk'ikimenyetso cyo kwihana. Babwira Imana ngo twarakosheje, babwira Imana ngo twaragomye, babwira Imana ngo ntitwakoze ibyari bikwiriye. Ariko muri aya masengesho y'iminsi 3, imbabazi zawe zitugaragareho kugira ngo ineza yawe ize kutubaho. Tuzamurira Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Icya gatatu bakoze, ngo biyirize ubusa, ngo bahamagara Imana. Iminsi 3 ishize, Imana irazibwira Ezira, iramubwira ngo Ezira, mu Kikusi niyo nzira mbahitiyemo yo kunyurwa. Imana ni nziza. Inzira Imana yabanyujijemo, reka mbabwire, abanditsi baravuze ngo nta n'urushishi rw'abakanzi, ngo bavuye ahava amahoro kurinda bagera i Yerusalemu nta muntu n'umwe bahuye nawe, kuko bari bayoboje Imana iki? Bageze i Yerusalemu rero nibwo baririmbye Zaburi 126. Baravuga ngo ubwo Uwiteka yagaruraga bajyanyweho iminyago, twari tumeze nk'abarota. Akanwa kacu kari kuzuye indirimbo, indimi zacu zari zuzuye ibitwenge. Ngo baravugaga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Bagasubiramo muri refre bakavuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe tugize dute, natwe turishimye. Imana ibayobora inzira ibinyujije mu bihe byiza byo gusenga. Reka mbabwire, ijambo ryatubwiye ku murongo wa 23 nuko twiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Reka mbabwire ikintu Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo ibi bihe tugiye gusengamo Imana, ibi bihe ngiye gusengamo Imana, ibi bihe ugiye gusengamo Imana, Imana yemeye kukumvira. Nushaka uyakome cyane kuko Imana yabyemeye. Kereka nutayishaka, kereka nutayiba imbere, kereka, ariko niba ntabyo ushaka, ibyo byo nta wabiguhatira. Ariko abantu bakeneye Imana muri iyi minsi, yambwiye ngo mbabwire ngo yemeye kubumvira. Hari ibintu Imana yemeye kutwumviramo. Sinzi ibintu uri kuyobozamo Imana, sinzi ibintu uri kubwira Imana, sinzi ibintu ushaka ko Imana yiyubahishirizamo, ariko muri ibi bihe byiza byo gusenga, Imana yemeye kukumvira. Ngo bagere i Yerusalemu amahoro, ngo abantu bose bagenda baririmba. Nta mwana wabo waguye mu nzira, nta matungo yabo yaguye mu nzira, nta kintu na kimwe bigeze batakaza, kuko Imana yari yabumvishirije mu masengesho. Reka mbabwire, gusenga bifite imbaraga zo guhindura ibintu byanze guhinduka bigahinduka. Gusenga bifite imbaraga zo kwica imigambi ya Satani, iyo migambi igakurwaho. Gusenga bifite imbaraga zo guhagarika imbaraga z'abadayimoni. Kandi kamabwira ibintu nka 3, ntabwo nsobanura, sinjya muri byinshi. Ubu tugiye no gusenga. Imana yambwiye ngo mu bihe tugiye gusengamo hari ibintu tugiye kwanga n'Imana ikabyanga, hari ibintu tugiye guhagarika n'Imana ikabihagarika. Kandi ubwo ndimo ndavuga ibintu ijuru ryavuze muri iri jambo. Hari ibintu tugiye kwanga n'Imana ikabyanga. Ni umva ibintu, iyo tuvuze ngo ni ibintu tugiye kwanga, ni ibyabaye n'ibindi turi kumva inkuru zabyo mu matwi byenda kuba. Irambwira ngo turabyanga mu izina rya Yesu, n'ijuru riri bubyange. Kabiri, irambwira ngo hari ibintu tugiye guhagarika, tukabihagarika we. Ariko imbaraga z'Imana zirakomeye. Ariko muzika amasengesho yigeze guhagarika amazi ya Yorodani mu mateka, icyo kintu ntikirabaho. Ubundi amazi y'inyanja ni amazi atuje, ariko Yorodani iratemba, ni amazi atemba. Uzi ikintu Imana yakoreye? Ngo amazi yatembaga amanuka, yatembye azamuka mu mateka y'isi. Nibwo icyo kintu cyabaye, ngo abatambyi bakandagijemo iki? Ibirenge. Izo ni imbaraga zo gusenga.
Imana ishimwe. Irambwira ngo mu bintu tugiye gusenga hari ibintu tugiye kurema n'Imana ikabirema kuko twasenze. Ibyo tugiye kurema ni ibintu bitariho, ni ibintu bitari biriho, ni akazi katari gahari, ni umwana utaruho. Ariko yewe data we, yewe Mana we, ni ibintu bitari bihari, twabirebaga nk'ibiri kure, twabyumvaga ari nk'inkuru, ariko yambwiye ngo mu bihe byo gusenga hari ibintu Imana igiye kurema bitari bihari, hari ibintu Imana igiye gushyiraho bitari bihari. Nyamara bigiye kuba. Hari ibintu Imana igiye kuzana bitari bihari, hari ibintu Imana igiye kurema bitari bihari, hari ibintu Imana igiye kubaka bitari byubakitse, hari ibintu irambwa ngo kandi muri ibi bihe tugiye gusenga Imana irambwa ngo hari ibintu Imana igiye kugarura Satani yari yaratwaye. Yabigarura se kijya bigarura. Ikindi irambwa ngo mu bihe tugiye gusengamo Imana hari abantu Imana igiye kongera iminsi yo kubaho kandi Satani muri ibi bihe tugiye gusenganamo Imana, muri ibi bihe turi imbere y'Imana hari abantu Imana yongereye imyaka yo kubaho. Satani yayibariraga ku ntoki n'abantu bayibariraga ku ntoki, ariko ijambo riravuze ngo baho. Yesaburi riravuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo nekerereze abantu imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Imana irambwira ngo mu masengesho byakunda. Irambwira ngo muri ibi bihe tugiye gusengamo Imana hari ibintu Imana igiye kurema bitari biriho. Umva, hari abantu Imana yongereye imyaka yo kubaho. Ikindi irambwira ngo muri ibi bihe tugiye gusengamo Imana hari imigambi ya Satani Imana ihagaritse. Hari igihe Satani apanga, hari igihe abarozi bapanga, hari igihe Satani ategura ibintu akabishyira hariya, tukumva n'inkuru zabyo, tukumva Imana yo mu ijuru yarangiza ikagira ute, yarangiza ikabiburizamo. Irambwa ngo hari imigambi Satani yapanze, ariko kuko tugiye gusenga Imana ibyo bintu irabyanze. Imana ibyo bintu ibiburijemo mu bihe byiza byo gusenga. Umva irindi rimanutse rero, umvwa n'abantu bakunze gusenga cyane. Umva irindi rimanutse kandi rije nonaha muri ibi bihe byiza tugiye gusenga Imana hari amatangazo abadayimoni bamanitse Imana imanuye ku buzima bwawe. Hari igihe abadayimoni bamanika amatangazo, hari igihe Satani amanika amatangazo, hari igihe ariko hari amatangazo Imana igiye, hari amateka Imana igiye guhindura, hari ibintu Imana, hari ibintu bitazongera kumvikana, hari ibintu bitazongera kugaragara, hari ibintu abantu ariko bakomeye Imana amashyi kandi Imana ibikoze. Abantu ntabwo babishobora, abantu ntabwo babishobora, n'inshuti zaragerageje biranga, ariko muri ibi bihe tugiye gusengamo Imana hari igisuzuguro cy'abadayimoni Imana ikuye ku buzima bwawe, hari amatangazo Imana imanuye, hari amagambo menshi yavuzwe, ariko muri ibi bihe byiza byo gusenga tugiye gusenga Imana. Mwumve rero ukuntu nahaswe gusenga aya magambo nsaho. Imana irambwira ngo umuntu wese ukeneye imbaraga zo kunyegera uyu mugoroba ngiye kuzitanga. Ndagira ngo masabe barokore, dukunda kwakira byose, dukunda byose gufata. Niba utari tayari ntuhaguruke, ariko umuntu wumva akeneye imbaraga zo kwegera Imana muri ibi bihe, ijuru ryambwiye ngo rigiye kuzitanga. Sinzi uko uzasenga, mfite uko nzasenga, n'undi afite uko azasenga, n'abandi bafite uko bazasenga, ariko uko tuzasenga twese tuzaba dusenga Imana. Umuntu ashobora gusenga, erega nta hantu umuntu atasengera. No muri ofisi umuntu yahasengera, ni wawe mu rugo wahasengera, no ku yindi misozi yo gusengerwaho wayisenga. Ariko muri ibi bihe Imana yambwiye ngo ngiye gutanga imbaraga zo kunyegera. Izo mbaraga igize itanga, Bibiliya ivuga ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ngo kandi bazacogora rwose, ngareka bategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga, bazagenda be kunanirwa, bazagenda be gucogora, bazagurukisha amababa nk'igisiga. Imana yamwanga abantu bakeneye imbaraga rero zo
kubana n'Imana. Erega nta handi hantu biri buve, kandi ndababwiza ukuri, nta handi hantu bigiye guturuka. Dore nahado abinyuma batari kundeba ni ku mavi. Nta handi hantu bigiye guturuka, ni ku gasambi k'isengesho. Umva, niyo waba uri senga ry'iminota 2, iryo naryo ni isengesho, kuko nta sengesho ry'umuteja ribaho. Irambwira ngo hari ibyifuzo bigiye gukomatanyirizwa muri aya mezi uko ari 3, nanjye nk'Imana yo mu ijuru nkabyiyubahishirizamo. Ni kwijwi ryambwiye kuvesha Nyamata. Nabibwiye abantu ndavuga ngo mugire ibintu murobanura, mugire ibintu mukura mu bindi, mugire ibintu mukura mu kavuyo k'ibyifuzo, tubishyire ku ruhande, tubishyire ku ruhande. Nicyo bita gusengana intego utari mu kavuyo. Tubishyire ku ruhande, tubitunga intoki, tubwire Imana ngo dore ngiki icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, nkeneye kundengera muri ibi bihe. Ijuru ryambwe ngo nukuri batakira Uwiteka, biyiriza ubusa, ngo Imana yemera kubumvira bari ku kagezi kitwa Ahava. Abantu bakeneye imbaraga rero zo kubana n'Imana. Nabwiye abantu ndavuga ngo ntukajye kure, ni wawe mu rugo, n'imbere y'igitanda cyawe, no muri ya nguni haba igicaniro cy'Imana. Haba igicaniro. Bakeneye imbaraga zo kubabyutsa saa 9 bagahamagara ijuru, Imana igiye kuzitanga. Bakeneye imbaraga zo kubana n'Imana, Imana igiye kuzitanga. Kuko reka mabwiza ukuri, tugiye gusenga Imana. Kandi twaravuze ngo turimo, Imana yaratubwiye ngo turi ku musozi w'i Karumeli, tugiye gusenga Imana. Ibintu Imana igiye gukora kuri uyu musozi bizaba amateka. Ibintu Imana igiye kudukoramo bizaba amateka. Abantu bazavuga ngo iyi ni Imana ibikoze, si imbaraga zo. Ndagira ngo rero umuntu wumva ukeneye imbaraga zo kwegera Imana no kubana n'Imana, ahaguruke dusenga n'Imana. Ubanze ubyiyumvemo, mfashe. Ubanze wumve ko ukeneye gusenga. Tuhaguruke mu kigali. Wewe ntufe guhaguruka. Kandi niba wumva udafite umwanya nturi guhaguruka. Niba wumva nta mwanya ufite wo kuzabikora. Niba udafite umwanya wo gusenga, wicarire. Erega bene data, ibisaga hato gusenga ni inyungu zawe, ntabwo ari inyungu z'umushumba, ntabwo ari inyungu, kuko umusonga w'ikigeragezo ufite nta wundi ukubita ni wowe gusa. Niyo mpamvu yo gusenga ari inyungu zawe. Mwumve rero ukuntu tugiye kuyoborwa gusenga. Tekereza neza, muntega amatwi mbabwire. Tekereza neza, uvuge ngo ni hehe ngiye gushyira igicaniro cy'Imana. Siko kuri? Ni hehe ngiye kubakira Imana, ngiye gushyira igicaniro. Navuze ngo ni wawe mu rugo haba igicaniro, ukahapfukama iminota 15, ukahapfukama 10, ukahapfukama 5, ariko ijuru rigakora ikintu gikomeye. Tekereza rero, ni hehe? Ni hehe? Ni hehe? Garuka ku isoko, garuka. Ni hehe? Ni hehe? Ni hehe? Ni hehe ngiye gushyira igicaniro? Yaba ari icyuma cy'amasengesho ufite iwawe, c'est bon, ni byiza. Yaba ari inguni y'inzu utuyemo, ni byiza. Kandi ndababwiza ukuri, mukivaha mugezi wanyu aho mucumbitse, nturyame, kambasabe kubw'imbabazi z'Imana. Kambasabe kubw'imbabazi z'Imana. Nturyame utageze ahantu upfukama, utageze ahantu uhagarara ngo ubwire Imana, ubwire ngo Mana, aha hantu hagize ubuturo bwera. Ujye uhansurira, ujye uhamarira umubabaro, ujye uhampera ibyishimo. Ninjya amapfukama, nkarambura ijwi, nkarambura amaboko nsenga, ujye unyumva. Ujye uhanturira imitwaro, ujye unyiyereka ndaha hantu. Hashake, urahafite. Ubwira Imana ngo Mana, aha hantu nijya nterwa nkahagera, ujye umbera ubwihisho. Uyibwire ngo aha hantu, iyi nguni, muri iki cyumba, imbere y'iki gitanda cyanjye, nijya amapfukama, ujye uhansurira, ujye uhanganiriza, ujye uhanyiyerekera, ujye uhampera amasezerano, ujye uhankomereza umutima, ujye ubana nanjye ndaha hantu. Hategure. Yewe niyo utabikorera ijoro,
n'ejo ubyutse wavuga ngo aha hantu hagize ubuturo, ninjya mpagera naniwe ujye uhanduhurira, ninjya mpagera mfite amarira ujye uhampera umunezero, uyibwire ngo aha hantu hajye hitwa ubuturo bwawe. Kandi ndababwiza ukuri, mugiye kubibonamo inyungu nyinshi, mugiye kubibonamo inyungu nyinshi. Niyo mpamvu tugiye gusenga Imana, tukabwira Imana ngo tanga imbaraga, ukuraho agahuge k'abadayimoni. Ndambura amaboko dusengane Imana. Mwami wanjye morenaka, ubwo uzaza uzambone kure. Mwami wanjye tuzajyane amavuta, mwami amavuta mwitabaza. Mwami wanjye morenaka, ubwo uzaza uzambone kure. Turimo turasenga amavuta ntashire bene data, amavuta ntashire, umuriro w'Imana ntuzime, umuriro ntuzime. Isoko ni kamera, isoko ni gakame, kugeza igihe uzazira. Uwiteka Mana y'ubushobozi bwinshi, turi imbere y'amaso yawe, uko turambuye amaboko nuko twe tudashoboye, ariko uri Imana ishoborera muri twe. Uratubwiye ngo season tugezemo, season tugezemo ni season yo kukwegera cyane, kugira ngo ugire ibintu ukorera hagati muri twe. Wabwiye Mose uramubwira ngo bwira Abisirayeli bitegure, ngiye kunyuza gukomera kwanjye hagati muri bo. Uramubwira ngo nibakwegere kugira ngo bereke imirimo yawe n'ibitangaza. Natwe turabizi neza ko tutabona imbaraga zawe n'imirimo n'ibitangaza tutari hafi yawe. Kure y'Imana ni mu kwiganyira, hafi y'Imana ni mu mbaraga. Nsabiye abagabo baraha kugira ngo bambike imbaraga zo kukwegera, nsabiye ababyeyi ngo bambike imbaraga zo kukwegera, nsabiye abasore n'abakobwa ngo bambike imbaraga zo kukwegera. Ariko cyane cyane buri wese uraha umushakire ahantu muzajya muhurira, umushakire ahantu uzajya umuruhurira, umushakire ahantu uzajya umutabarira, umushakire ahantu uzajya umwambikira imbaraga. Buri wese uraha, hari uko ababyeyi bari kubitekereza, urubyiruko rwahabonye, abagabo nabo bari kubitekereza bahabonye. Buri wese ukiva, buri wese ucyumva aya magambo, reka ngusabe Mana Uwiteka, buri wese akigera ahantu yahisemo kugutegurira, ujye uhamuruhurira, ujye uhamuhera imbaraga, ujye uhamuganiriza, ujye uhamumarira umubabaro. Turagushimye kuduhaye season y'imbaraga, turagushimye kuduhaye season yo kugendererwa, turagushimye kuduhaye season yo gutabarirwamo, turagushimye kuduhaye season yo gusobanura ibidasobanutse, turagushimye kuduhaye season yo kubana nawe cyane. Tanga imbaraga, tanga imbaraga, tanga imbaraga, tanga imbaraga, tanga imbaraga. Abasore baha imbaraga, ababyeyi baha imbaraga, abakobwa baha imbaraga, abagabo baha imbaraga. Tanga imbaraga muri aya materaniro kugira ngo abantu bajye barushaho kubona ubwiza bwawe. Tugukomeye amashyi menshi, tugukuriye ubwatsi, kubera kuri Imana igira neza, kandi uri Imana imenya ibidukwiriye, ukabiduhera ubuntu n'imbabazi. Urakoze ugize neza, ubuntu n'imbabazi byawe bikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Dukomere Imana amashyi menshi, kandi tuyishimire kubw'intsinzi duhaye, kandi tuyishimire ku
iduhaye igihe cyo kugendererwamo, n'ahanjye n'ahawe, kandi buri wese ubyizeye, Imana y'amahoro y'ineza n'imbabazi nyinshi iguha ibyishimo by'umwuka wera, ikunezereze kuri uwo muteguro, kandi aho hantu izahakwerekera imbaraga zayo no gukomera kwayo. Ibarore neza, ibahe umugisha. Amen.